Emery Bayisenge meragana muri kona baro mutwara umupira vava cyane se ekipe ya Ari kwa Petros aracomeka passe kwa Ernest Ruzoanine na Adama Kuribari acomeka passe attention reka tureba arazamuka umupira babiri kuri babiri attention mbarazamonga attention kirajyamo bigira umugicara gucengara kwigizayo Abdarazigariyo cyagezamo Kapiteni Mohamed Abdurrahman Yusuf Yagubo arihira terekamo ndani irakwicarira nuwo bita El Hadji Madike Kani ahabwa umupira mwiza cyane nuwo bita gira umugisha maze kwambura Abi Aziz Basane Kuranya amuha agapase keza cyane k'amazi pira tereka mu rucundura neza cyane Rayon kirya hakiri kare cyane ugishaka ngo ibintu byo kujya kuyataka kontra attack ukirya gitego cya saa 11 zo mu ruturuturu ubwo babare urabataye cyane mubizi imitima yabo ubu byo kwataka bagiye kubyibagirwa bagira imitima yoroshye ubu barumva bana kwisohokera bakabumbira hanze batanya bati turya bine mufane mana ikipe mwitiza umurindi aracyari kare igitangaje ikipe mujye muyifana iyo kigini ikipe mpuzamahanga iyanyu rero mwitiza umurindi ari hira no kudafana ikipe yanyu irimo gucana ari hira kabisa. Attention, Rayon Sport yakiriye Rayon Sport ubusa Al Hilal kimwe kitsimwe na Mohamed Abdurrahman Yusuf Yagubu akaba ni kapiteni w'ikipe. Attention chama kandi bw'imoso ari yakwande. Attention barashakisha Mugisha Didier. Attention Mugisha Didier arayicomeko arashaka Ndikumana Asmani Ndikumana ari ku mupira baramutera na vava cyane sa kipe ya Al Hilal barekipera na Al Hilal shota kurana gato cyane ari Asmani abareba babona batanga amashimwe cyane abakinnyi bayo biadapta kabisa wanako bashize ubwoba bashize ibinya Rayon birashoboka kubona igitego muri Al Hilal twabona igitego why not reka tugerageza ari Al Hilal ikipe yatsinze ni Bugesera ko zayitsinzera Kiyovu na Rutsi shabyiyorera ikipe iratsindwa ntibakajya bayikabiriza Rutsi gutanga Rutsi mu muri maraseka ivota ariko si abatsinda atikweri ko tubebera nk'ikipe ikomeye abatsinda Rutsi biragwirira hepfo kuri tebo navuga iti Rayon Sport ikiriye ku munota kabiri irarwana n'umwuka ati ikipe yagiye kitubuzemo irimo irashaka kuka ngo igume mu cyambere umupira nta gisobanuro cy'umupira kibaho pe biranakigenda urabonye ibintu ikipe ya Inter de Milan yagize possession ya 80 yabonye possession ya 71 Rutsi bimeze nka Bodo Grimit yagize possession ya 71 itera amashoti 30 iburi gitego pe ahantu ngira ikipe basa miliyoni mva kubivuga ngo hari abaturage mu 50 ubonye abaturage mu 50 bageze muri GSB meyaza oya 50 se byagiye byose abarimo abakene harimo abakire oya n'abasaza n'abakecuru population ya Bodo Grimit yahiba muri kiriya gihugu mu kirwa hibera abaturage mu 50. Attention pira vacana attention tereka turebe approaches na Emmanuel From n'abanyara Iberi attention Barazo
ibyishimo by'abareyo dore abareyo mu kirere dore ubururu n'umweru muri stade Kigali Pele ndani Faustin Kitoko Pizarro bamuzamura agapira keza cyane ariya kufra nziza cyane inziramugozi arawuzamura neza cyane awushyira ku mutwe awuterekaho n'umutwe neza cyane kabisa pira ukozaho uwo bita Ndikumana Asmani nawe arajijisha abana mupira watereka ndani Reyo kimwe Al Hilal kimwe umva amashyi y'abareyo umva umureyo kuri stade Kigali Pele dore attention contre-attaque commentateur de Katriabe Azizi Bassane Kuronye kona Sofiane Farid umupira ukuramo cyari igitego cya kabiri cya Rayon Sport umureyo ujyana nk'ishanyarazi muri iyi minota cyari igitego kwizigira we dore gushwekura nka Renault 4 arirukanka cyane nka Ferrari 2026 ivuye mu Ruganda ikipe ya Rayon Sport yakiye na Al Hilal uyu munsi itandukanye kure cyane niyo bakinnye muri Stade Amahoro mu buryo bwombi mu buryo bubiri uburyo bwa mbere nuko ikipe ya Rayon Sport yarahindutse urebye saves ebyiri Olivier Kwizera akoze ahangaha main contre 1 agenda akuramo imipira myiza no kumenyerana Chimanga na Emery bamaze kumenyera uburyo bafashanya bitandukanye n'ibyo twabonye muri Stade Amahoro kameme kandi Al Hilal nayo abakiri usibye Stephen Ebuela utabonetse utabanjemo usibye na Saleh Erdin wabonye ikarita itukura kuri match ya El Merrick ndabona nawe atarimo ubundi ikipe yabirimo ikipe yabirakomeye uriya mukinnyi bashyize kuri kabiri asanzwe akina kuri gatatu ni umunyagana bazanye ejo bundi ngo abe umusimbura wa Luzolo ariko nawe ni umukinnyi mwiza cyane navuga ni Rayon Sport irimo irakina n'ikipe ikomeye icyo nicyo cya mbere abantu bagomba kumenya iri organize iratuje nta pressure barakureka ugapasanya kabiri ugasaranga urashaka igitego baratera mu migongo yawe nibwo uri kubona Obed cyangwa Ganijuru barimo basufura kubera akazi gakomeye barimo habwa na Kuribari na Girumugisha je navuga ni Rayon Sport yabuze ikintu kimwe nicyo gitumye byibura itajya kuruhuka inganya nubwo ntayiveba cyane kuko yakinye n'ikipe ikomeye nyine ariko ikintu kimwe yabuze kuba Al Hilal iminota ya mbere bayikinnye nkaho bameze nkaho aribo kipe iri superieri bameze nkaho nabo bashaka igitego cy'ibanze cyo kubinjiza mu mukino yet nje narebye imikino ya Al Hilal mpuzamahanga na Mamelodi yakinnye igikombe cy'isi cy'amakrebe ikava mu matsinda ikagera muri knockout stage nk'ikipe muri Afrika rukumbi yabishoboye igiye gukina na Al Hilal iradefanda muguma inyuma mugategereza mugacungira kuri contre-attaque Rayon Sport mu minota ya mbere yabuze akantu ko kuba Al Hilal wabonaga bameze nk'aho bakina ari amakipe birakomeye ubwo utsinda agomba gutsinda ibyo rero bagomba kubikosora ni nabyo banakoze mu minota yakurikiyeho nibo wabibonye Ganijuru na Obedi nibongeye kuzamuka ntabwo barimo batera amasantre barategereza ko Didier cyangwa Aziz Bassane bari imbere aribo baza gutera izo santre ariko kuba ngo aba bakinnyi Kuribari nagira umugisha ubarekure basigare bonyine ni igihano ugomba kukibona bakoze ikosa rero batsinzwe by'igitego babonye kufra ikipe yose irazamuka nje narebye n'amageste bakoze mu gihe cya umukinnyi witwa Nike Bangala Abedi yamuhamagaye arambwira ati wowe sigarayo gumana na Obedi na Ganijuru mube batatu kuko mugiye kumarika abantu babiri sinzi ikintu kibaye cyatumye Bangala atekereza nawe kuzamuka akajya mu mitwe bashidutse bagomba kumarika agira umugisha niba wabibonye Azizi Bassane yaturutse kuri atake yiruka ajya kubafasha kuvertire agerayo yarushye nawe mu kudefanda by'intege nke akora akaruka gataronade babatsinda igitego cyiza ariko gishingiye kuri experience gishingiye kuri automatisme ikipe ya Rayon Sport yabuza ko kantu ko kubaha Al Hilal bikwiye mu minota ya mbere aho bakaboneye urabona ko bari gutegereza Al Hilal igapasanya nabo bawufata bagapasanya ariko batihuta cyane badashaka igitego cya hutihuti ntekereza ko iyi kompoje bayigumanye sinzi niba kwishyura byoroshye ariko wenda babona icyakona icy'umutwe cyangwa n'aba batakabo bakaba babona igitego mu buryo butunguranye ariko rwose kugera aho bihagaze ubu simba veba ikintu cya mbere navuga nuko umutoza wa Rayon Sport
arimo arakorera pre-season muri shampiyona none uko pre-season kuko ni mushya n'abakinnyi benshi ni bashya uko akora pre-season muri shampiyona aragenda amenyera akamenya ikinyicokoje byanteza ibibazo gutya ikinyiretse byamfasha muri ubu buryo ikintu nk'icyo amakosa ye aragenda agabanuka nubwo akiyakora yesi nemera ko Fanganye ari kumusiga kuri iyi match yes Fanganye ntabwo ari muri forme Fanganye uburyo bamukoreye rehabilitation sinabyemeye ngewe ku giti cyanjye urabizi ko hari n'uburyo nabaye na associé na Rayon Sport ku buryo byanyemereraga kumenya amakuru menshi Fanganye avuye mu mvune y'umwaka utangiye kumuha amamatch minota 70 minota 60 minota 70 amaze umwaka adakina umupira w'amaguru s'il vous plaît umukinnyi witwa Rodri yakize mu kwezi kwa 9 yatangiye gukina mu kwezi kwa 12 cyane abari kuri bench areba iminota 10 iminota 5 bagenda bakuza none ubu Rayon Sport yatangiye imukinisha iminota yose ubu nibwo batangiye kugenda bayigabanya